ni umwana w'umunyeshuri waje kuba yicwa na bagenzi be abitegetswe na mwarimu we umwigisha. Uyu mwana yaje kuba akubitwa inkoni nyinshi ndetse bamutera inshyi mu mugongo, imigeri. Umwana yumvishe inkoni zimurembeje ari gukubitwa na bagenzi be, niho yigiriye inama yo gutoroka, arasimbuka aragenda agwa mu cyobo gifata amazi y'imvura hava ku mireko, gifite uburebure bwa metero 1 na santimetero 50. Umwana aza guhita yitaba Imana. N'amakuru ababaje ni inkuru imenyekanye muri kano kanya, inkuru yashenguye imitima y'abanyarwanda, by'umwihariko ababyeyi barerera mu bigo by'amashuri bigiye bitandukanye bikora muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni urupfu rw'umwana wo muri kariya karere ka Gicumbi, ni mu murenge wa Miyove, aho ni mu kagari ka Gakenke mu mudugudu wa Gaseke. Ni nyuma yuko uyu mwana kuri ino tariki 26 z'ukwezi kwa gatanu 2025 yaje kwicwa na bagenzi be biganaga mu ishuri abitegetswe na mwarimu ubigisha. Byagenze bite rero? Iyi nkuru ibabaje yaje gushavuza imitima y'abanyarwanda, by'umwihariko ababyeyi barerera mu bigo by'amashuri ya leta. Yamenyekanye uyu munsi aho mu karere ka Gicumbi, aha ni mu ntara y'Amajyaruguru, mu murenge wa Miyove, mu kagari ka Gakenke mu mudugudu wa Maseke, ku rwunge rw'amashuri rwa GS Rumuri ruherereye muri uriya murenge wa Miyove. Abanyeshuri ubwo bari bagiye gufata ifunguro rya saa sita. Gerego murabizi ko mu Rwanda abanyeshuri bose biga mu bigo bya leta bafatira ifunguro ku ishuri. Ni gahunda yazanywe na leta y'u Rwanda yitwa school feeding. Aba bana ubusanzwe harya umwana wishyuye cyangwa se waba utaranishyuye, hari umusanzu runaka utangwa kugira ngo abana babashe kurira ku ishuri cyangwa se babashe gufatira iryo funguro ku ishuri. Ariko kandi nanone leta nayo ikagira ibyo ishyiramo bifasha mu mitekere n'imitunganyirize y'iryo funguro kugira ngo abana bashe kuba abafatira iryo funguro ku ishuri. Ejo rero tariki 26 z'ukwezi kwa gatanu 2025, umwana umwe ngo bivugwa ko ngo yigaga nabi yagiye ku ishuri nk'ibisanzwe, hanyuma kubera ko atarize mu gitondo aje kurya. Murabizi ngire ngo nyuma y'aho iyi gahunda izi, hari abantu benshi bagiye bavuga ko yagiriye umumaro, kuko hari abana benshi babwirirwaga abandi ntibarye kubera ko mu rugo wenda nta bihari, ndetse abandi bashoboye bagapfunyika ibiryo bakabirira ku ishuri, ariko ugasanga barimo kurya ibiryo birimo umwanda cyangwa se bitameze neza, rimwe na rimwe byanagaze. Uyu mwana rero yaje kujya ku ishuri atarize mu gitondo, ngo umwigisha we abonye ko aje kurya kandi atize, ategeka abanyeshuri bagenzi be kumukubita. Birangira rero bamukubise, umwana ahasiga ubuzima. Ni nyuma y'uko ubuyobozi bwa polisi, RIB, RDF, DASO bageze ku rwunge rw'amashuri rwa GS Rumuri, aha habereye icyaha cy'uwaje kwicwa. Bakahasanga umuyobozi w'ishuri wungirije ushinzwe amasomo uzwi nka dosi, witwa Muyikuzo Samusoni, imyaka 39. Yabwiye cyangwa se yavuze ko nyakwigendera yakubitiwe mu ishuri n'abanyeshuri kuko yaraje kurya kandi atize. Abanyeshuri bakaba baravuze ko bamukubise nyuma yo guhabwa amabwirizwa n'umwarimu wabo witwa Nibagwire Karine w'imyaka 35. N'uwo mubyeyi uri kugenda ubona kuri iyo screen yawe waje kuba atanga amabwiriza, abo bana bakubita mugenzi wabo, birangira ahasize ubuzima. Dore abo bana bombi uko bagera kuri 6, amazina yabo na buri umwe, uburyo ki yagiye hamukubita nyuma yo guhabwa amabwiriza n'umwarimu wabo ubigisha cyangwa se wabigishaga mu mwaka wa 4, dore ko bombi bigaga mu mwaka wa 4 w'amashuri yo kuri GS Rumuri mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Miyove mu kagari ka Gakenke mu mudugudu wa Museke. Uwa mbere yitwa Ndahiro Kiza Benjamin, afite imyaka 14. we yavuze ko yamukubise urushyi mu mugongo. Hanyuma undi bafatanyije yitwa Ishimwe ry'Imana Vani Claude, nawe afite imyaka 14. we yamukubise cyangwa se yakubise nyakwigendera urushyi mu mugongo nawe. Hanyuma Twagirimana Eric w'imyaka 15 yakubise nyakwigendera umugeri ku kibuno.
ni mu gihe kandi uyu wa kane witwa Nizeyimana Eric w'imyaka 14 yakubise nyakwigendera umugeri ku kibuno, naho Hakorimana Dominique w'imyaka 15 yakubise nyakwigendera urushyi mu mugongo. Ishimwe Bonheur w'imyaka 14 nawe abibwiwe na mwarimu we nyuma yo gutanga amabwiriza ngo bakubite mugenzi wabo, nawe yamukubise urushyi mu mugongo. Naho Ishimwe Bonheur nyakwigendera we yamukubise urukweto mu bitugu, hanyuma nyakwigendera abonye inkoni zimurembeje abona nta hantu ari buze guhungira nyuma yo gukubitwa inkoni kubera yuko aje kurya ibiryo ku ishuri. Nyuma yo kumva inzara imwishe akumva inkoni zimurembeje, yahise atsimbuka aratoroka aragenda agwa mu muferege ufite metero 1 na santimetero 50 z'ubujyakuzimu, ahita yitaba Imana. Uwitwa Sindikubwabo w'imyaka 29 ariwe waje afashe nyakwigendera kuri moto nyuma yuko abana bahuruye ndetse n'abandi bose babonye uyu mwana yiture muri uwo muferege bakabona atakirimo kwinyagambura. Yavuze ko ngo bamugejeje kwa muganga uyu nyakwigendera yamaze kwitaba Imana. Ibi kandi none byemejwe n'umuvugizi w'ibitaro uyu mwana yaje kwitabiraho Imana, ni ikigo nderabuzima cya Miyove. Twagira Dani w'imyaka 35 yavuze ko yahageze yapfuye. Ibi bikimara kuba umurambo w'uyu nyakwigendera nta bikomere wari ufite bigaragara, ndetse uretse udusharure twagaragaraga mu gatuza bikekwa ko yakubise agatuza hasi arimo guhunga abanyeshuri bamukubitaga. Abanyeshuri bakekwaho icyo cyaha ndetse n'umurezi wabo bombi bafungiye kuri sitasiyo ya polisi yo mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Byumba. Ni mu gihe kandi umurambo wa nyakwigendera wamaze kujyanwa ku bitaro byo mu mujyi wa Kigali bishinzwe gusuzuma ibimenyetso bya gihanga RFI, bisobanura Rwanda Forensic Institute, kugira ngo hasuzumwe ndetse harebwe icyaba kishe uyu nyakwigendera. Ni mu gihe kandi abantu bagiye batandukanye bagiye bagaragaza ibitekerezo byabo babajwe n'urupfu rw'uyu mwana w'imyaka 14 waje kuba yicwa n'abagenzi be bamuziza ko yaje kurya ku ishuri nyamara atigeze yiga mu gitondo. Abantu benshi bateruye bagira bati iri ni ishyano, cyakora nyakwigendera Imana imuhe iruhuko ridashira. Ariko uyu mwarimu waje kuba afata umwanzuro wo gutanga ubutegeko uyu munyeshuri akubitwe na bagenzi be nta ndangagaciro z'ububyeyi afite. Ati uyu nguyu ahanwe rwose kandi ahanwe by'intangarugero, kuko ubundi birabujijwe kuba umuntu yafata umwanzuro wo guha umwana itegeko ngo ahane mugenzi we. Yaba uyu mwana ari mu makosa ahubwe yakagombye kuba yaramwihaniye aho kumutegeza abandi bana kugeza aho ahasize ubuzima. Undi yakomeje agira ati ntibahane uyu mwigisha gusa waje kuba atanga itegeko kugira ngo uyu mwana kubitwe kugeza apfuye, ahubwo n'ubuyobozi bw'ishuri nabwo buhanwe. Birababaje cyane kuba leta itanga amafaranga kugira ngo afashe mu ifunguro ry'abana, nyamara abana bamwe ntibarihabwe ndetse banarihabwa bagahabwa intica ntikize, abana bakagera mu rugo benda kwicwa n'inzara, nyamara ari ababyeyi barishyuye ndetse na leta y'ubwayo yaratanze amafaranga menshi ndetse ahagije, bikarangira yikubiwe n'abo bayobozi b'amashuri. Abahanwe kandi bibere abandi urugero. Undi yakomeje agira ati nagahinda by'umwihariko kuba uri umubyeyi ukagira abana ukohereza umwana ku ishuri ntataha ari muzima agataha atari muzima azize kuko yakubiswe na bagenzi be ngo kubera yuko yagiye kurya ibiryo nyamara ataje kwiga. Ndetse by'intangarugero nubwo nta kiguzi gihari cyariha uyu mubyeyi waje kuba abura umwana we, ariko bahanwe kandi ubutabera buze kuba butangwa. Ni inkuru yaje kubabaza abantu bose, urumva inkuru irababaje pe. Inkuru irababaje kuko uyu mwana yakubiswe inshyi, imigeri, inkweto, abana bamuviyeho idimwe baramukubita bose ukuri kugenda ubabona kuri iyo screen yawe bambaye amapingu, nuko baje kuba bafatwa n'inzego zigiye zitandukanye ndetse bambikwa amapingu bajyanwa kuri sitasiyo ya polisi yo muri karere ka Gicumbi mu murenge wa Byumba. Nshuti bakunzi ba Arimba TV,
ntabwo twabona uko tubivuga gusa. Reka twifurize iruhuko ridashira uyu mwana waje kubasoreza urugendo rwe ku ishuri azize ifunguro yari yemerewe ariko bikarangira n'ubundi uyu munsi wawe wageze nta handi wawuhungira. nuko nta kundi Imana imwakire mu bayo. kandi dukomeje umuryango by'umwihariko iri shuri umwana yigagamo, ababyeyi be, abamuzi n'abagiye babana nawe n'abandi bose bagiye bigana nawe kuri ino shuri rya GS Rumuri ryo mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Miyove waje kuba yitaba Imana. gusa kandi nanone by'umwihariko babyeyi barimo barezi mukurikira ino sheni ya Arimba TV, nibyo kuko hari igihe abana bakora amakosa ukabafata akanyafu ukabahana, ariko mu gihe ugiye guhana umwana ujye ubanza wishyire mu cyimbo cye wumve niba igihano ugiye kumuha koko gihwitse kandi gikwiriye kibuze kuvura ikosa yakoze aho kuba washyira ubuzima bwe mu kaga ndetse nawe udasize ubwawe. Reka tubifurize gukomeza kugubwa neza mwe mwese mudahema kubana natwe mu makuru n'ibigano tugenda tubagezaho mu bihe bigiye bitandukanye. amahoro y'Imana akomeza abandi namwe kandi tubifurije ishya n'ihirwe. Imana ikomeze ibarinde kandi bari namwe mu byo mukora byose. turabakunda cyane.